nashimwe, Yesu nashimwe, inshuti bakundwa. Nezerewe Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tunezererwe. Imana yacu nihimbazwe. Uyu munsi mbazaniye ijambo nahawe kugira ngo turiganiremo, kandi Mwuka Wera arabana natwe. Twizeye Imana iba muri twe, twizeye Imana iduhamagaye, twizeye Imana idukoresheje iby'ubutwari, twizeye Imana yadutoranyije mu baswa ikatwiyegereza turi babi, ikatugira ubwoko. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo mbazaniye uyu munsi ni ijambo ryo kubabwira ngo ntihagire umuntu wese wemera kuba imbata y'ikintu icyo aricyo cyose. Imana yacu nihimbazwe. Mureke dusome amagambo y'Imana. Imana yamaye ari mu Baroma ibice 6 umurongo wa 20. Turaza gusoma no mu Bagalatiya. Dusome Abaroma ibice 6 umurongo wa 20. Haravuga ngo ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha, nimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga imbuto ki zitari ibibakoze isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha, mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Imana yacu nishimwe, yatuvunjiye ikadukura mu bubata bw'ibyaha, ikatugira abana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ikatugira ishyanga ryera, ikatugira ubwoko bwatoranyijwe n'Imana. Ahacu hari habi, ariko dushimiye Imana ko yaduhinduye bazima na Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Twongere dusome mu Bagalatiya ibice 4 murongo wa 7. Haravuga ngo nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Imana yacu nishimwe, yadukuye mu bubata bw'ibibi ikaduha kuba abana, ikaduha kuba izina, kugira izina muri Kristo Yesu, ikatugira abana b'Imana, ikatugira ishyanga ryera. Ngo nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana, uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Imana nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Reka mbabwire, ububata bw'ibyaha ikivamo ni urupfu, ariko ububata bwa Yesu Kristo bwo kuba imbata ya Kristo, ba Paulo benshi, abigishwa benshi baravuga guti imbata ya Kristo, twebwe imbata za Kristo. Mbese bari barihaye Kristo muri bo, bari barihaye kuyoborwa na Yesu muri bo, bari barihaye Yesu kugira ngo abagenzi ayobore ubugingo bwabo, abayobore ubuzima bwabo. Baragenda babimbata, baragenda babyinjiramo, baragenda binjira mu buretwa, mbese binjira mu kuba abana b'Imana. Haleluya. None umurongo ukavuga ngo nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana w'Imana. Ngo kandi rero ubwo uri umwana w'Imana, uri n'umuragwa. Imana ishimwe ko turi abaragwa. Turi abaragwa, reka mbabwire, kandi tubihawe n'Imana. Ushobora kuba udafite umurage uwo ari we wose, ushobora kuba ufite kuragwa ikintu icyo ari cyo cyose, ariko iyo wakiriye Yesu Kristo, iyo wakiriye umuhamagaro w'Imana, iyo wakiriye ineza y'Imana ikakubara muri wowe ikakuyobora, uhinduka umuragwa. Turi abaragwa. Ubwire mugenzi wawe, ubwire umuntu uwo ari wese uti ntabwo nyiri imbata, ahubwo ndi umuragwa. Dusoma umurongo w'Imana ngo icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Hari Imana, hari n'Imana nyakuri. Nkunda ijambo igihe Abisiraheli ngo bamaze igihe kirekire ngo badasenga Imana nyakuri, ngo ariko ngo ibibazo bibagezeho ngo basenga Imana nyakuri. Uyu munsi rero turasenga Imana nyakuri. Uyu munsi rero Imana yacu niyo yaduhaye kuba imbata za Kristo, niyo yaduhaye kuba abaragwa b'abana b'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ngo ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo. Imana yacu nishimwe cyane cyane, igikomeye ni ukumenywa nayo. Imana ihimbazwe. Kumenywa n'Imana, kumenywa n'Umwami ushoboye byose, nicyo cy'agaciro gakomeye. Kumenywa n'ishoboye byose. Ushobora kwifuza kumenywa,
n'ibintu runaka n'abantu runaka n'ahantu runaka, ariko reka mbabwire icy'agaciro gakomeye ni ukumenywa n'Imana. Iri jambo riratubwiye ngo ariko noneho ubwo mwamenywe n'Imana kandi cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo? Mani tugirire neza. Hari abantu twamenywe n'Imana ariko turabishyerensa, tubifashe nk'ibintu byoroshye. Twamenywe n'Imana iduhindura abana bayo, iduhindura kuba ishyanga, iduhindura kuba ubwoko bukomeye, ariko hari ububata budutwaye, hari ububata butubase. Imana irashaka ko tuba imbata ze. Yesu Kristo akeneye imbata ze. Yesu Kristo akeneye ko tugira ububata muri twe bwa Kristo. Imibiri yacu, imitekerereze yacu, imigendere yacu, amarangamutima yacu, ibyifuzo byacu bikaba ibyo guhazwa n'Imana. Imana yacu nitugirire neza. Hari umuririmbyi nakunze ubwo yaririmbye aravuga ngo uwanyimika nkaba umwami w'ishyanga rinini rite, ndi imbata y'icyaha cyose sinabikunda, ngahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye, sinshita kubiri mu isi, Yesu aranyuze. Mani tugirire neza. Twongere tunyurwe no kuba imbata za Kristo, twongere tunyurwe no kumenywa n'umwami wacu Yesu Kristo, twongere kunyurwa n'agakiza kari muri Yesu Kristo, twongere tunyurwe n'urukundo rwa Yesu Kristo. Haravuga ngo nge misemo Yesu ananishime, ngo murutisha isi yose, ngo andutira amafaranga ngo cyangwa izahabu. Uyu muririmbyi yari yamara amashi. Nta kindi cyamurutiraga Yesu, nta kindi cyamurutiraga Yesu uretse we wenyine. Amazu, amafaranga, izahabu. Ngo nge nkundu wabambwe, ngo murutisha n'amatungo, ndatwira n'isambu, ngo ndetse n'amazu meza. N'iyi minsi biragoye ko iyi ndirimbo abantu bayiririmba. Mubwiye amazu meza ukamubwira zahabu, n'ibyo birahagije. Ububata bw'agakiza, ububata bwo kwakira umwami, ububata bwo kunyurwa no kuzura amahoro yo mu mutima, ibyo birabagoye. Ububata bwo kuzura imbaraga za Yesu Kristo mwino minsi ntabwo bikenewe. Ariko reka mbabwire, kuki twavuye tugafata ibidafite umumaro? Mani tugirire neza. Twongere dusubire ku isoko, twongere dukumbure ibihe byiza, twongere dukumbure umunezero wo mu gakiza k'Imana. Uyu muririmbyi aravuga ngo nge misemo Yesu, haleluya, ngo umucunguzi wanjye unkunda, ngo ndutira no gushimwa ngo n'ab'isi yose. Aravuga ngo bica nifuza, sinshaka kumenyekana, ngo nge nyoboka umwami Yesu iminsi yose, haleluya. Mbese uri kuyoboka iki? Mbese ubazwa n'iki? Mbese n'iki kikuraje ishinga? Mbese n'iki kiguhagaritse umutima? Ni ukumenya imbaraga z'umwami Yesu, ni ukumenya iby'ubwiru bw'Imana, cyangwa ni ugushaka amazu n'ifeza mu byo Yesu atanga? Reka mbabwire, gitumye usenga Imana irakiza, gitumye urara amajoro usenga Imana irakiza. Niba ufite umutima wo kubaha Imana no gushaka kuba imbata ya Kristo, Kristo azakugirira neza, Kristo azagukurengera. Aravuga ngo aryohera cyane. Yesu araryoshye. Avuga ngo nabuki buryoha nkawe. Mwino minsi kugira ngo iyi ndirimbo uyiririmbe biragoye. Abantu bari kuryoherwa n'ibindi, abantu babaswe n'ibindi, abantu bafite umunezero n'ibindi. Niyo mpamvu kugira ngo ubone umuntu ushima Imana muri iki gihe bigoye. Niyo mpamvu kugira ngo ubone umuntu unezerewe mu nzu y'Imana bigoye. Urabona abantu bose bararakaye. Kubera iki? Hari ububata utari ubw'umwami, hari ububata basubiye inyuma, basubiye mu byo bahozemo. Ariko reka mbabwire, dukeneye kuba imbata za Kristo. Mbese ubaswe n'iki? Mbese uyobowe n'iki? Mbese uri kurara amajoro n'iki? Mbese uri kuvuga iki? Mbese n'iki kiguhagaritse umutima?
n'iby'ubwami bw'Imana, mbese ni ugukiranuka, mbese ni ugushaka mu maso y'Imana, cyangwa ikikuraje ijoro ni ukugira ngo umenyekane mu bindi, ni ukugira ngo umenyekane mu by'isi. Hari uburyo abantu bamenyekana, hari uburyo twamenyekana, ariko twamenye neza yuko Yesu wacu ari we mucunguzi mwiza, ari we nzira nziza, ari we nshuti nziza. Hari igihe kera, mu gihe cyashize, nigeze kubatwa. Urabatwa indirimbo zikagufasha, umuntu ukaba imbata ye burundu, ku buryo hari indirimbo nakundaga kuririmba numva nagiye kure. Hari indirimbo yari igezweho muri iki gihe ngo kubaho nagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami. Nyumvira, Mana tugirire neza. Ariko reka mbabwire, Yesu Kristo niwe nshuti nziza. Wibatwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, wibatwa n'umuntu uwo ari we wese, wibatwa n'iby'isi, wibatwa n'ibishira, batwa n'ubugingo buhoraho, batwa no kumenya iby'ubwami bw'Imana, batwa no gushaka kumenyekana mu bwami bw'ijuru, batwa no gushaka kumenya imbaraga za Yesu Kristo kugira ngo zigukoreremo. Honesa kodabai faziga idra. Mani tugirire neza. Ando pele kostai edrore faze glore. Nimugaruke, nimuhindukire, mushaka ubwami bw'Imana, nimugaruke mushake gukiranuka kw'Imana. Ibindi byose ni inyongera. Nje kuvuga ngo nimwongere kuba imbata y'ikintu cyose, nimwongere kuyoborwa n'ibintu bidafite umumaro, bidafite agaciro, ahubwo muyoborwe n'imbaraga za Yesu Kristo, ahubwo musabe Imana ibahishurire iby'ubwami bwayo, ahubwo musabe Imana ibaha imbaraga ndetse no kwezwa ndetse no gukiranuka ndetse no kunezera iby'ubwami bw'Imana. Yesu atugirire neza, Yesu aturengere, Yesu adutabara. Mbifurije kuba imbata za Kristo, mbifurije kuba imbata za Kristo. Mwiba umudendezo mu by'isi. Isi irashirana na yayo, isi iri kurangira, turi mu bihe bya nyuma. Iyi si irashirana no kwifuza kw'abantu. Iyi si nta cyiza kiyirimo, ariko ubwami bw'Imana, haleluya, ubwami bwa Yesu nibuhanguka, ubwami bwa Yesu niburangira, ubwami bwa Yesu nibushiraho, ubwami bwa samazina. Oya, abantu benshi babaswe n'amazina, abantu benshi babaswe n'ibyubahiro, abantu benshi babaswe n'abandi bantu. Umuntu akakugira imbata, waba mutavuganye ukumva nta mutuzo. Umuntu akakugira imbata, waba utarabona kori ukaba utasinzira. Va mu bidafite umumaro, egera Yesu akuruhure, ongera wumva umunezero mu gakiza kw'Imana. Mureke dusenge. Mana nziza, Mana ikiranuka, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhinduye abana, tugushimiye ko waduhinduye abaragwa. Duhe imbaraga zo kugira ngo ibyo tutabikerensa, duhe imbaraga zo kugira ngo ibyo tutabitesha agaciro. Duhe Mwami guha agaciro abo watugizebo, duhe Mwami imitima mishya. Reka irari ry'imitima yacu ribe iryo guhazwa nawe. Reka uwera wa Isiraheli unezererwe nuko abo wacunguje amaraso yawe bakwitirirwa mw'inosi, mu izina rya Yesu Kristo. Gira abantu ukura mu bubata bw'ibyaha, gira abantu uhambura, gira abantu ukiza, gira abantu ukuraho ubwami bw'umwijima, ahubwo ubahindurane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Duhe imbaraga zo kuguhamya, duhe gukomera ku munsi mubi, tubashishe kugira ngo dukomeze tube imbata zawe, kugira ngo dukomeze tube abagaragu bawe, kugira ngo dukomeze duhamye neza yawe. Tubashishe kugira ngo dukomeze gushira amanga tuvuga iby'ubwami bwawe. Tubashishe Mwami kugira ngo dukomeze kwamamaza ineza yawe n'urukundo. Bana natwe, ubugingo bwacu burindwe kugeza igihe uzazira, mu izina rya Yesu Kristo, amen.